Mwami turagushimiye ko waje kutuvukira. Turagushimiye ko wakunze abari n'isi bigatuma ureka ubwiza warufite mu ijuru ukemera kuza kuvukira mu kiraro kimwe. Uyu munsi Mwami twibuka kuvuka kwawe. Mwami ndasinze kugira ngo imitima yacu yuzure umunezero yo kwibuka agakiza kazi y'isi. Kandi Mwami kukuvuka kwawe kubeho umucyo abatarakwakira. Kuko warabakunze wemera gusiga byose ku bwabo ariko ntibarakwakira Mwami. Ndabasengeye mu izina rya Yesu. Ndasinze kugira ngo umucyo w'agakiza ubamurikire. Kandi ndasinze ngo uyu munsi twibuka kuvuka kwawe Mwami utubere imbaraga zo gukomeza kuba nkuko wifuza. Mwami urakoze kubw'uyu munsi mwiza w'umunezero, umunsi wahinduye amateka y'isi. Icyubahiro kibi cyawe Mwami. Twifatanyije n'abari mu isi bose kuguha icyubahiro kuko uragikwiriye. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen.